ngushime vuge ibyiza byawe ibitangaza ukora manura komeye waraturinze mana ubana natwe ni nayo mpamvu turimo tugushima reka ngushime vuge ibyiza byawe ibitangaza ukora manura komeye waraturinze mana ubana natwe. Mwaramutse nko ku isaha navuga ko ari nka hafi saa sita uyu munsi twishimye cyane ibirori nk'aho bigiye gutangira mu kanya kandi urabona ko twasesekaye hakiri kare navuga ko ibirori bigiye kuba byiza cyane bitewe na mushiki wacu ugiye gukora ubukwe no ku bandi twazanye yabera mukuru wabo murabona ko ahantu turi ari ahantu nyaburanga hari ibintu byiza urabona ko ikintu nubwo cyakozwe n'amaboko y'abantu ariko kiregize kigenda nko kumera nk'abantu neza ntawe wayitandukana n'umuntu uje ari nijoro utahazi navuga ko ahantu ubukwe bugiye kubera ni heza cyane twahakunze twabyishimiye kandi turashimira n'amagambo ahantu habereye ubukwe bwa Jeannette umuvandimwe wacu umuvandimwe dukunda cyane twaje gushyigikira nka basaza be barumuna be twishimiye kuba ahangaha kandi turizera ko ibirori biza kuba byiza cyane kuko n'uburyo byatangiye ndetse n'imyiteguro byagaragaye ko ari byiza cyaza urabona ko ibintu bimeze neza kandi bikeye cyane ahantu ni heza cyane twahakunze cyane kandi twishimiye kuhaba twaje no kumushyigikira kuko biri kumeze umuvandimwe wacu Jeannette kuri ubukwe hano ahantu ni heza cyane urabona hari ibintu by'ubugeni bitangaje byiza cyane rero turanezerewe nk'abavandimwe kandi twishimiye intera ateye uyu munsi ahantu ni heza ibintu biri ahangaha ni byiza cyane ubona bisa naho biri naturel kandi ni ibintu biri artificiel ariko nyine ni ahantu heza twishimiye cyane ko habereye ibirori by'umuvandimwe wacu Jeannette umuvandimwe dukunda cyane kandi twubaha cyane uteye intambwe akaba hari urwego avuyeho akaba hari urundi agezeho muri make urabona ko imyiteguro imeze neza cyane nshimishijwe cyane no kubatumira ubukwe twe tuzataha n'ubukwe bwa Yesu wadukoye amaraso yamenetse Golgotha. Ubukwe bwa mabuja nyine bwari bwiza birenze ibikenewe kubera ko twisanzuye nk'ubukwe bw'umuvandimwe bwatashywe n'abantu benshi mbega abantu bose bari bahari ku buryo presence yo yari yuzuye. Ndanezerewe kubera ni mushiki wanjye washatse hari tumaze igihe urabizi dutegereje uyu munsi hari indirimbo Voice of Praise baririmbye ngo uyu munsi ni urukundo byagombaga kutunezeza kuko ni urukundo kandi kuko n'Imana yivugiye iti mukundane byanejeje kugera i Nyanza ntabwo nari narigeze batembera ariko mumaze iminsi yose urumva ko birashimishije cyane. Ubukwe nanjye uko nabubonye naje usibye muranyihanganira gato naje natinze ariko uko naje nisanga aho byari bigeze naje nsanga ari ibintu byiza bishimishije kabisa ukuntu byari bimeze nanjye ndumva byambereye igitangaza ibintu natekerezaga ariko kubera gushobozwa n'Imana kugira nta kidashoboka byari byiza cyane rwose byari akarusho cyane kuri New Singers Voice of Praise mbega nibo bantu bagaragaje ibikorwa cyane kandi bashimwe n'abantu bose baririmbye neza mbega byari byinshi